magaju amarira y'ibikona uzayabazwa yewe magaju we yewe magaju amarira y'ibikona uzayabazwa Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara sinibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye maze impamvu turi mu kwishima yisubize ejo ngo Rujugira avuga amagambo birafashwe ngo yishe mucuma nene agakanya yashekewe yohene numbaza n'ibiri kikurikirana abo bantu ijya kuri kati cyuma cya mucuma ariko amakuru namaze kumenya abanyanza nuko numvishe ko ihene yishe nyiri kabari oya n'urukwavu ihene yacitse urukwavu ruraza ruraguruka rurya inzara zo mu maso cyangwa n'imikino noneho kubera urumva ko umuyedi ubwo buriya mumbwire namwe mukurikirane Imana iratabara buriya ko tuzi mbere ya byose mutaragira icyo mutubaza kacuma kamaze nibariza ko tuzi ko umufundo agira umuyedi mucumu nawe agira umuyedi mucoma nicyo kibazo uzi umuyedi wa mucoma tuvuga ko ejo yapfuye kandi apfiriye inaha hano ihuye yego uwasigaye amusimbuye yarenzwe aravuga ati niba agiye nanjye reka yiyaminiye ajya gushaka ihene biranga urukwavu ajya kwataka urukwavu rumurya inzara mu maso noneho umva ikintu gitangaje wa Nyanza hari uwo Rujugiro yatatse aravanga asigaye arya inkoko akayimara noneho so bararya isungura ararya ipusi ararya muvuga mu izina ni Sarupongo wagiye guhaha atinya kubivuga ariko Sarupongo ni amaco y'inda niba ari amaco y'inda uribuka ejo ko natubwe ngo nanjye ndababaye ariko nibyo desi we ariko mugena mumbwire Rujugira aka kantu atusekaseka nyuma kandi ihene yanyereye mu biheri imenya aho amagambo aherereye kubera iki muhisemo gukora interview cyangwa se kino kiganiro mupfukamye reka tugikore dupfukamye nuko urabizi werutse kugusaba ngo uduhe amahoro utorendere ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abareyo dushimira urakarama impamvu dukoze iyi interview dupfukamye turi gushima Imana ko ejo mukura yaradutsinze amagambo aba menshi ya magambo rero yabaye menshi noneho bagiye bazana niyonka niyonka umuntu wese waba ukina muri hendi buretse gato waba ukina muri vole bose APR yari yazanye ati muze tujya gusereka igikombe none dore birabaye ikintu kizabana no musinashimye jewe nemeza ko nigeze kuvuga ijambo rivuga ngo APR nta modoka igira cyangwa dufite imodoka niba igira imodoka ntiyandike DF ntabwo igomba kwandikaho APR na APR yanditseho afazari nguri ngo fani yandika APR tumenye ngo ni imodoka yari kwanditse APR nta musirikare mukina muri APR ariko ikintu cyashimishije umunsi n'abasirikare batari baje kwirebera match waje baradusetse ngo twaguze nawe sishatse kugaragaza wenda yari yicaye igitego cyagiyemo ngiye kubona mbona afunguye akandi k'imbere mbona afunguye akandi k'imbere agaragaje ubururu n'umweru kandi ari kumwe n'abagenzi be oya kumutangaza batuza nebanga uba wabonye gusa ikintu cya mbere twamaze kubona nuko abasirikare benshi bafana Rayon Sport mutangaze ku gikombe igikombe gifite ba nyiracyo gobori iriya gobori turashaka kwizana iriya gobori igikombe kiriya gikombe turashaka kukizana ayo magambo kubemo byose babandi baturena kaka ngo bureyo burya buravukanwa ngo bureyo burya ni nk'ingabire abimana yahaye barabuvukana bakazana rinda babusa abimitima yinangiye barivukiye muri kona uretse Kagame na Kabarebe babaga Imana ishimiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nta cyiza kibayo Yesu ashimwe abareyo we muri turi hano we muri Yesu mwafura mwe iyo mbebutse ndabakumbura nambwiye ko umuntu wambabaje nka Nyiragasazi wafanye igikona akabura umugabo Nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igikona biraba iyo
cyabo cyaneye mu mateke umwuka nureba uragikomeretsa nyagasanuwe umva bareyo kirizimwe umva bareyo ukwemera kumwe umva bareyo batisimimwe umva bareyo ikipe imwe yo yonyine ni siporo nyagasani Yesu waratwigaruriye ahantu haba abantu hakunze kuba n'ibikona. Imibereho yabyo ihuye cyane n'imibereho yacu. Ni inyoni zirya byose bishobora kuribwa kimwe natwe, ziri mu ziramba ku isi. Ibikona aho biba mu gasozi biba bifite amahirwe yo kumara imyaka 20, ariko iyo byitaweho nko mu byanya bikomye kiba gishobora kumara imyaka 50. Hari abantu bashaka kuvuga ko umuntu ari mukuru bakavuga ko afite imyaka nk'iy'igikona. Bikunze kuba ari umukara wijimye cyane, bimwe bikanagira ibara ry'umweru mu gatuza. Hari abantu bavuga ko byambara karavate.